byari byakubaho gufata Bibiliya yawe ukagira ikibazo muri we kibaza ngo ni hehe nkwiye guhera soma Bibiliya? Kuko kutamenya aho dukwiye guhera dusoma Bibiliya ni kimwe mu bibazo byatumye benshi bafite imvugo ivuga ngo Bibiliya ni inyanja, iyo woze nabi urarohama. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo ukwiye gukoresha usoma Bibiliya naho ukwiye guhera usoma kugira ngo ubashe kumva neza icyo Bibiliya ikubwira, wumve ijambo ry'Imana mu mwuzuro wayo. Amahirwe menshi ni uko wowe wakanze kuri iyi video ufite icyo kibazo, ndetse hari igihe wenda ubaza umuntu umwe akakubwira ati hera mu isezerano rishya niho byoroshye kuba wabisoma ukabyumva, ariko waba uri kurisoma nabwo ukumva bari kuvuga ngo nk'uko byanditswe ngo, ugasanga bari kugusubiza mu isezerano rya kera, cyangwa ukabona bari kukubwira uburyo ngo Yesu Kristo ngo ari intama. Twese umuntu abaye intama gute? Ngo Yesu Kristo ni umwungeri, wese Yesu Kristo ko atigeze aragira abaye umwungeri gute? Ukabona ko bari kuvuga terime basanzwe baziranyeho zakomotse mu isezerano rya kera, ukabona ko ari ngombwa ko ubanza gusoma isezerano rya kera, ariko nanone wagera mu isezerano rya kera ugahuramo n'ibintu bikomeye kubyumva bikeneye nanone isezerano rishya kugira ngo ubyumve, bigatuma wibaza se ni hehe nahera soma Bibiliya? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Umuntu umbajije icyo kibazo, hari inama ebyiri mugira. Inama ya mbere ni icyo akwiye gukora mbere yo kuyisoma, icya kabiri ni uburyo akwiye kuyisomamo. Reka mbere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere, niba ushaka ko Bibiliya uyumva uko iri, nakugira inama yo gushaka umuntu ubigufashamo. Umuntu ubigufashamo ndi kuvuga ntabwo ari umuntu wenda wize za teolojiya, ntabwo ari umuntu wenda ukubwira ngo umaze gusoma Bibiliya nk'inshuro 5 ngo nyisoma nyirangiza nyitangira nyirangiza. Oya, nta nubwo ari umuntu wenda w'umupasiteri cyangwa se wize za teolojiya, ntabwo necessarily ari cyo bishatse kuvuga, kubera ko dufite ubuhamya. Nk'iyo usomye igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3, ubonaho umugabo witwa Nikodemu. Nikodemu yari umufarisayo byihariye, noneho yari umwe mu bayobozi b'abafarisayo. Abafarisayo ikintu bari bazwiho gukomeza amategeko, ndetse kandi bari bazi ibitabo by'isezerano rya kera mu mutwe. Ariko ikintu gitangaje, yasomaga ibitabo by'isezerano rya kera ntabone Yesu Kristo, ntabonemo agakiza, kugeza ubwo uwo muntu witwa ko yagakwiye kuba ari umwigisha w'abandi atazi icyo bita kuvuka bwa kabiri. Si ibyo gusa kandi, no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa tubonamo umugabo nanone wabwirizaga ariko atazi ubutumwa bwiza, azi icyitwa umubatizo wa Yohana gusa, atari yamenya ibijyanye n'umwuka wera. Rero icyo nari mbivugiye ibyo bintu, ntago umuntu ugufasha muri Bibiliya, ntabwo bivuze ngo ni umuntu ufite ubumenyi bwinshi kuri Bibiliya, wayisomye inshuro nyinshi cyangwa se wize teolojiya. Oya, ni umuntu wahishuriwe ubutumwa bwiza buri muri Bibiliya. Amahirwe menshi nuko abantu bakanze kuri iyo video, either uwo muntu ushobora kuba utamufite, hanyuma wowe noneho ushaka kwibera uwo muntu ukiyigira ijambo, ku buryo nubwo umuntu aba utamufite wowe ijambo wabasha kurimenya. Rero niba ari wowe, ndagira ngo mvugane nawe by'umwihariko, aricyo cya kintu cya kabiri nakubwiraga. Cya mbere ni ugushaka uwo muntu, icya kabiri niba uwo muntu utamufite, ngiye kukugira inama y'uburyo wasomamo Bibiliya kugira ngo ubashe kwibera uwo muntu. Kuko tubona mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ndumva ari ibice 2 umurongo wa 15, niho Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ugire umwete wo kwiga kugira ngo ubashe kumenya gukwiriranya neza ijambo by'ukuri. Bivuze ngo niba udafite uwo muntu ugufasha, wowe ubwawe ushobora kwibera uwo muntu, ukagira umwete wo kwiga ijambo, ukabasha gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri, ukamenya ngo iki kijyaha, ukamenya ngo isezerano rya kera rihera hari risoreza hano, kuko abantu benshi bazi ko
isezerano rya kera ari ibitabo kuva mu itangiriro kugera muri Malaki, ibishyashya ari kuva muri Matayo kugera mu byahishuwe. Niko abantu benshi babizi, ariko uko uzagenda wiga hamwe n'uwo mwete uzagenda umenya noneho uburyo ibintu bikwiranye, ukamenya ngo iki cyanditswe nubwo cyanditswe muri ibi ariko njye ntabwo kingenewe, n'uyu muntu wabwirwaga bitewe n'isezerano yari arimo. Ukamenya ngo imigisha y'abari abantu itandukanye n'imigisha twe dufite muri Kristo. Ni ukuvuga ngo ukaba uzi nyine ijambo aho rigenewe ibikugenewe n'ubutumwa bwiza buhishe mu byanditswe, yaba isezerano rishya yaba n'isezerano rya kera. Nk'izindi magambo rero, ni hehe wahera usoma Bibiliya mu gihe udafite uwo muntu ugufasha? Reka noneho nkwereke ahantu ukwiye guhera mu gihe ugiye gusoma Bibiliya kugira ngo ubashe kumva Bibiliya yose mu buryo bukoroheye. Nujya gusoma Bibiliya yawe uzahere mu isezerano rya kera. Nyamuneka uzahere mu isezerano rya kera. Nudahera mu isezerano rya kera uzagera muri rishya, bajya bavuga ngo nk'uko byanditswe ngo usange ntabwo uzi igitekerezo na kimwe cy'ibyo bari kuvuga. Cyangwa Yesu Kristo naca umugani usanga ari guca umugani abayuda bari bwumve, ariko kuko utasomye amateka yabo usange biragusize. Ni ingenzi cyane rero ko ubanza ugasoma Bibiliya isezerano rya kera. Icyitonderwa ariko, isezerano rya kera nujya kurisoma uzarisome nk'inkuru gusa witambukira. Nujya kubyinjiramo cyane nabwo bizagucanga. Nujya gushaka gusobanura za Daniyeli ukashaka guhita utangira gusobanura Abalewi ngo uburyo bambara ngo za efode ngo imidodo ngo ya kabayonga, ibintu bizagucanga. Uzajya wisomera mu ncamake witambukira kugira ngo gusa ugire nosiyo y'isezerano rya kera n'amateka y'Imana n'Abisiraheli. Ibyo bizagufasha kumenya Imana, uburyo Imana yaremye ibintu byose, imibanire y'abantu n'Imana n'imiterere y'Imana muri rusange, ndetse n'amasezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli yaje gusohozwa ubwo Yesu Kristo yazaga. Ibi bintu rero bizagufasha cyane. Uzahere mu isezerano rya kera. Icya kabiri, nusoza isezerano rya kera umaze kugira igitekerezo cyayo n'amateka yayo, uzakurikizeho isezerano rishya. Uzakurikizaho isezerano rishya, ariko mu buhe buryo? Isezerano rishya nurigeramo, reka nkwereke uburyo uzarisoma kugira ngo bikorohere. Nugera mu isezerano rishya uzahere muri Gospels. Gospels ni ukuvuga ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ni ukuvuga ngo aba ariho uzahera mu butumwa bwiza, kuko isezerano rya kera ubu rirangije bakubwira amasezerano n'umuntu uzaza gukemura ibibazo byari byarangiritse mu isezerano rya kera. Uwo muntu noneho akaza ari we Yesu Kristo. Ahangaha bahita bakwereka noneho uburyo yagiye yuzuza bya bindi byavugwaga mu isezerano rya kera. Hanyuma numara gusoma Gospels cyangwa se ubutumwa bwiza, uzahita ukurikizaho igitabo cy'Abaheburayo. Numara gusoma Gospels cyangwa se ibitabo by'ubutumwa bwiza uko ari 4, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, uzahita ukurikizaho igitabo cy'Abaheburayo. Kubera iki? Igitabo cy'Abaheburayo kizagufasha guhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Niho bazaba bakubwira ati burya bya bintu wabonaga gutya banditse mu mashusho dore icyo byari bivuze. Niho bazakubwira ati burya za nkuru za Sara na ba Hagayi na ba Aburahamu bisobanuye ibi ngibi isezerano rya kera n'ibishyashya. Niho bazagenda bakubwira ati burya bya bintu wabonaga hano dore icyo bivuze. Burya cyagiye Abisiraheli baribwa n'inzoka mu butayu,
Mose agashinga igiti ngo ukirebaho abashe gukira, dore icyo bivuze, byari bishushanyije iki ngiki. Ni ukuvuga ngo Abaheburayo ni igitabo gihuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Bakajya bakwereka ikintu mu isezerano rya kera bakanakigusobanurira mu isezerano rishya. Numara gusoma ubutumwa bwiza uzahita usoma igitabo cy'Abaheburayo. Nusoza igitabo cy'Abaheburayo uzahite ukurikizaho igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Uzahita ukurikizaho igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Kubera iki? Yesu Kristo yamaze kuza, yujuje ubuhanuzi bwari bwaravuzwe mu isezerano rya kera. Noneho hano mu Byakozwe n'Intumwa bakwereka ni ibiki Yesu Kristo yasigiye itorero, ni gute itorero ryabayeho, ni gute byahinduye ubuzima bw'izo ntumwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo wahita utangira gusoma inzandiko Pawulo yanditse utazi Pawulo ni muntu ki. Kuko mu butumwa bwiza muri Gospels, mu butumwa bwiza bwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana tubonamo intumwa 12 barazitubwira zose, ariko Pawulo ntabwo aba ari muri izo ntumwa 12. Rero guhita ujya mu nzandiko zasomwe n'umuntu utazi uburyo yanaje, ni hamwe bamwe bahera bavuga ngo Pawulo ngo ni umuntu utarabanye na Yesu Kristo, none ni gute yanditse ibintu abakristo bizera. Uzajya wumva izo argument cyane cyane zizanwa n'abantu bakoresha igitabo cya Korani. Rero ni byiza ko uhita wiga iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa kugira umenye ni gute Pawulo noneho yaje muri equation, ni gute Pawulo yinjiye mu ntumwa, ni gute yabanye n'intumwa, byagenze gute. Ubwo nusoza ibi ngibi noneho uzaba wemerewe gusoma ibindi bisigaye mu isezerano rishyashya. Ubwo uzatangira gusoma iki? Inzandiko. Ubushakashatsi bugaragaza ko 2/3 by'isezerano rishya byanditswe na Pawulo. Ubwo hano mu Byakozwe n'Intumwa umaze kumenya Pawulo noneho ni muntu ki, hanyuma uhise winjira mu nzandiko, ugasoma inzandiko yandikiye Timoteyo, yandikiye amatorero y'i Tesalonike, muri Efeso, mu Baroma na hehe hose. Ni ingenzi cyane rero, ariko twibuke ko nababwiye ko nusoma isezerano rishya uzirinde guhita ujya mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kuko Ibyahishuwe harimo ibintu byinshi bigiye byanditswe mu buryo bw'amashusho, ku buryo uhise utangira kugisoma bishobora guhita bitangira kugucanga. Numara gusoma isezerano rishya uzahite noneho winjira mu isezerano rya kera. Kubera iki nkubwiye gusubira mu isezerano rya kera? Ni ukuvuga ngo twabanje kubona ko ubanza isezerano rya kera ugahita ujya mu isezerano rishya, warivamo ugasubira mu isezerano rya kera nanone. Kubera iki? Rubango iyo umaze gusoma isezerano rishya hari imyumvire yindi ugira, hari uburyo isezerano rya kera riba ryasobanutse, bagenda barisobanura bakoresheje isezerano rishya. Iyo myumvire rero ugira niyo noneho igufasha gusoma isezerano rya kera ukajya ubonamo Yesu Kristo. Kuko hari abantu benshi bazi ko isezerano rya kera ryivugiraga amateka gusa, ariko tubona ko igihe Yesu Kristo yazukaga ngo hari abagabo 2 yahuye nabo, bakagenda bamubwira inkuru z'uburyo hari umugabo wabayeho witwa Yesu Kristo, ngo agapfa, ngo agahambwa, ngo wagiye kureba mu gituro baramubura. Ubwo Yesu Kristo yari ari kumwe nabo yazutse, benshi bavuga ati mwaba bapfu. Ni gute ibyo bintu mutari mubizi ko ariko bizagenda? None igitangaje biriya tuvuga ngo ahera ku bitabo bya Mose akurikizaho iby'abahanuzi abasobanurira ibyanditswe kuri we. Ubwo icyo bivuze ni iki? Biravuze ngo guhera mu isezerano rya kera itangirira hose bagenda bavuga Yesu Kristo kugera tugeze aho Bibiliya irangira cyangwa se isezerano rishya. Mu yandi magambo rero, mu gihe usoma isezerano rya kera ntubonemo Yesu Kristo, si uko atariyo, ahubwo noneho numara gusoma isezerano rishya hari uburyo amaso yawe afunguka, wazasubirana mu isezerano rya kera ukajya ubonamo Yesu Kristo mu buryo bukoroheye. Ubu ni bwo buryo rero ngiye nakugiramo inama
wasomamo Bibiliya. Ni ukuvuga ngo twasubizaga cya kibazo kibaza ngo ni hehe nahera twasubizaga cya kibazo kibaza ngo ni hehe nahera soma Bibiliya. Ni hehe nahera soma Bibiliya. Ni ukuvuga ngo tubonye ko hera mu isezerano rya kera, nuvayo uze mu isezerano rishya, ariko uhere mu butumwa bwiza bwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana, nubisoza usome igitabo cy'Abaheburayo kibuhuriza isezerano rya kera n'isezerano rishya, nurangiza ujye wajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho bizagufasha kumenya uburyo itorero ryabayeho nyuma ya Yesu Kristo, ndetse binagufashe kumenya uburyo Pawulo yinjiye mu ntumwa 12 kandi we Yesu Kristo igihe yari ahari atararimo. Ibyo bizagufungura amaso ndetse bikorohere kumva impamvu yabashije kwandika ziriya nzandiko. Uhita ukomerezaho, numara kubyumva usubire mu isezerano rya kera, kuko icyo gihe umaze gusoma isezerano rishya rigufungura ku maso, ku buryo noneho ubutaha nusubira mu isezerano rya kera uzajya ubonamo Yesu Kristo. Kuko nusoma isezerano rya kera ntubonemo Yesu Kristo, si uko atari cyo, ahubwo mu isezerano rya kera harimo Yesu Kristo mu buryo bw'amashusho, mu buryo buhishe cyangwa se mu buryo bujimije. Ariko iyo umaze gusoma isezerano rishya uzana wa mucyo w'isezerano rishya, ugatangira kumurika mu isezerano rya kera. Bimwe byari bimeze nk'imigani, bimeze nk'amashusho, ugatangira noneho kubona neza icyo Bibiliya yashakaga kuvuga. Ugatangira kubona Yesu Kristo hamwe yari amashusho, kubera wasomye isezerano rishya wamaze guhishurirwa, noneho ugatangira kubona Yesu Kristo no mu isezerano rya kera. Hanyuma hari umuntu ushobora kuvuga ati yego ibyo bintu ndabyumvise, ariko byaba byiza tubikoze in practice ukabasha kugendana natwe. Humura rwose, niba warakoze subscribe nakubwira ngo ntabwo uzacika. Tubonane mu yindi video.